ngewe nuko nini ari by'amategeko nzamugwa inyuma taro twemera hano mu Rwanda maramo isaha n'igice iminota 90 babura indwara nimwe kandi ntago ngewe nkina comedy nari nagiye gukina comedy se namfata imbago ngewe nkina comedy ndi umurezi w'igihugu imyaka 15 ntago ibyo ni ibintu ni ibihamya byivugira tujye kubona results za muganga barambwira ngo wasanga ari uko ntakoresheje kine banyandikira imbago aransengera imbago mu rusengero video zirahari imbago ndayisiga ndataha so rero ahangaha yaba ni nagatera nzamba ni ibintu byo mucengira aho ngaho utamenye uko bihagaze ariko uyu mugabo afite imana kabone nubwo bamukatira zirafate nubundi wabigeze kumbaza ngo byagenda gute twanarwana no kuba natwe twashinga tukagendera kuri icyo gitekerezo yazanye ku buryo twabona natwe ubuzima gatozi kuko byanze bikunze icyo standard leta yashyiraho twashaka kuhura nacyo mpaka zirafate igumye ikaba zirafate genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka twongere tubaye ikaze inshuti abakunzi b'urugendo online TV waba uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda urabizi ko nitwe ba mbere tukugezeho breaking news ziba zigizweho hano mu Rwanda ndetse tukibanda cyane mu makuru ya showbiz aho tugenda tureba abastari n'ibiki biri kubavugwaho njewe ubigutegurira nkana bikugezaho of course urabizi ko nitwa MC Bogari nyirabyo abari kuzajyo nanye rero nkuko mubibona turi ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hano ni mu Kagarama aho twaje ku rukiko kugira ngo dukurikirane amakuru ya Harerimana J Bosco ushinjwa ubujura kwiha iby'abandi akoresheje ubushukanyi nkuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi rumushinja icyo cyaha rero siwe wenyine wataye muri yombi kuko yatawe muri yombi ari kumwe n'umugore we nawe ashinjwa icyaha cyo gukangisha ifoto cyangwa se amafoto cyangwa video by'urukozasoni cyangwa se umuntu yambaye ubusa nkuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje rero uyu nguyu Harerimana no mufasha we bataye muri yombi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 nibwo Bishop Harerimana umushumba w'itorero Zerafati Holy Church yatawe muri yombi hamwe n'umufasha we bamwita Jane urwego rw'ubugenzacyaha RIB nibwo rwamutaye muri yombi rumushinja icyanye bona bikubwiye cy'ubushukanyi bakoresheje nyine impano yo gusengera umuntu bakamushuka cyangwa se ibitangaza bamwizeje ntibikoreke ngo uwo mugore ari kumushinja ko yamwambuye miliyoni 10 z'Amanyarwanda akoresheje uburyo bwo kumushuka rero nkuko ndi kubikubwira uyu Harerimana akaba yarafatiwe mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro ashinjwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya iki cyaha kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 itarenze imyaka 3 ndetse n'izahabu ya miliyoni 2 ariko zitarenze miliyoni 5 rero kuri iyi tariki n'ubundi niho umugore we akaba nawe yaratawe muri yombi afatiwe i Rubavu mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi dore ko ari naho uyu Harerimana urugo rwiwe ruherereye rero uyu munsi twaje kureba no kumva urubanza rwiwe ese Harerimana kuko nibyo ibi bintu biramutse bimuhamye bantu mudukurikira izi nsengero nibitangaza bibera mu nsengero twabivuga iki rero twagiye twumva amakuru atandukanye mbere y'ukaza kuko ubu turamutegereje twese kugira ngo twumve nyine icy'ubushinjacyaha buvuga ndetse n'ibyo nawe yiregura avuga kuri iki cyaha bari kumushinja abaturage ndetse n'abandi bantu basengera mu iri torero bari kuvuga ko Harerimana ari umupasiteri mwiza ndetse na bino bari kuvuga ko ari ibihuha bari kubimushinja ese koko iki cyaha nikiramuka kimuhamye bakozi b'Imana murajyahe nshuti bakunzi b'urugendo online TV iki cyaha nikimuhama turaza gufata gute ibi bintu byo mu macaci abantu bagenda ngo bafite imbago ugasanga umuntu ngo ntiyavugaga aravuze umuntu ngo yaramugaye akaboko karakize cyane ko n'abaturage cyangwa se ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko
uyu mugabo ngo yakoreshaga ngo imbago ngo mu gakinjiro, ahantu mutazi mu gakinjiro aho ngaho ni ku Gisozi, ngakiriro ka Gisozi, ngo niho yajyaga gukoresha ngo imbago, ubundi akazijyana akaziha bamwe mu bakristo biwe bakazikoresha, bakavuga ko ari ibitangaza yakoze. Rero mwe mwese mukunda Urugendo Online TV, mukunda cyane cyane makuru atandukanye, ariko ari breaking news yako kanya, reka mbabwire ko inkuru turi buze kuyikurikirana neza akantu ku kandi uko biri buze kugenda. Ngiye uri kugomeza mbigukurikiranira, ndaza kugenda nyine mbikora kugira ngo inkuru yose uze kuyibona yuzuye. Inshuti bakunze b'Urugendo Online TV, n'ubundi twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Uyu munsi kamera zose z'umujyi wa Kigali zerekeje ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho rwagiye gukurikirana urubanza rwa Harerimana J Bosco, akaba yari pasiteri w'itorero Zerafat Holy Church. Uyu munsi rero twagiye twese kugira ngo dukurikirane urubanza bari kumuregamo ubutekamutwe, ariko uyu munsi twahogize amahirwe yo guhura na bamwe mu bantu basengeye mu itorero Harerimana J Bosco yayoboraga. Umunsi turi kumwe n'umukristo wasengeraga, mutubaha ikaze. Murakoze cyane. Tugiye kuganira kuri Harerimana, pasiteri wawe wagusengeye, wasengeye abakristo bagenzi bawe, ukabona ibitangaza bikoreka. Uyu munsi Harerimana ari mu maboko y'ubushinjacyaha. Harerimana ni muntu ki? Murakoze, nitwa Imana Protégene, ndi umukristo wa Zerafat Holy Church, kandi nkaba n'ushinzwe protocole muri Zerafat. Harerimana nk'uko utangiye ubimbaza, ni pasiteri wanjye, ni bishop wanjye, nkunda kandi nemera cyane, bitewe n'ibihamya byinshi tugiye dufite bitandukanye, yaba iby'Imana imurimo ikora bigaragara kandi bifite ibihamya byivugira, yaba ku buhamya bw'abantu batandukanye, yaba ku bijyanye n'ijambo ry'Imana abwiriza, vuga butumwa atanga, ndetse by'umwihariko ngewe nk'umuntu wari waragize ikibazo cy'uburwayi, nkagera kuri kwa muganga, nkagenda nkajya kuri King Faisal Hospital, nkanyura muri MRI nayimazemo igihe kingana n'isaha n'igice, ngiye gufata results zirabura, bafata ubusa. Unfortunately byari byaratewe nuko bansengera bambwiye ko narenze uburozi, bari barateze undi muntu we ngo apfe mu minsi 2. Igisubizo bampaye kuri kwa muganga, bambwiye ko yaba wenda ari ikibazo cy'uko nakoresheje icyo bita kine, kuko nari narigeze kurwara stroke, nari natangiye gukoresha kine. Yewe bananyandikira n'imbago kugira ngo nge nitwaza, kuko sinabashaga kugenda. Igufwa ry'itako aho rihura n'umugongo harandyaga cyane, bigaragara ko ariho ibyo birozi byari biri. So ngewe nk'uko wenda mushobora no kuzifashisha na video zisanzwe zikoreshwa ku mbuga za Zerafat Holy Church, ansengera wanabibona, yaransengeye imbago nyisiga mu rusengero, n'ubirahari. Nkagaruka nanone kubira bintu abantu bagenda bavuga ngo agenda agurisha, ngo agura imbago, ngo abantu ngo kugira ngo barebe ko ngo bazifashisha. Ntago ari byo. Kandi ikindi hari n'abavuga ngo abavuganye nawe, ntago nkina comedy bro, sibyo? Ngewe am a master's holding degree. I'm holding master's degree. Bisobanuye ko ibintu ukora urabizi, ufite n'ubumenyi, urajijutse cyane ku rwego ruhambaye. Of course ndabizi, ndi mwarimu muri secondary mu gihe kingana n'imyaka 15. Nimba maze imyaka 15 nigisha, ndasobanutse, ndajijutse. Bira bintu bagenda bavuga bamusebya, n'ukwanga ibihamya by'Imana imurimo cyangwa se Imana imukoresha, ndetse no gushaka gusuzuguza izina ryayo. Nibareka umwami Yesu yamamare, ibikorwa byivugire, naho ubundi rwose n'ugusebanya n'ibindi. Nimba ndereye igihugu imyaka 15, nkaba ndi umuntu wize, usoma, wize, wigisha, ufite experience, winjijuke, utari umuntu waho ngaho, nkaba mvuga ubu buryo bw'ukuntu Imana imukoreramo yankijije.
ndetse n'ibihamya birahari, video irahari, wanateresharija video kuri Zerafati Holy Chat cyangwa se umusuye kuri YouTube channel ye ukareba ibitangaza bigenda bihabera bitandukanye. Nanjye rero ndumwe mu bahakiriye nshobora guhamya ko nta buriganya burimo, nta mafaranga aba yagusabye ngo uvuge ngo wenda ngo arakwerekwa ngo uvuge ngo aragukiza cyangwa se Imana iragukiza. Ni ibintu bifatika bifitiye ubuhamya, mbese ubuhamya burivugira. So dusangize kuri urwo rugendo rwawe ujyayo mu gihe wari urwaye, wagiye umeze gute? Umunsi wa mbere wahuye na Harerimana, ni iki wamubonyemo, ni iki yagukoreye uravuga ati uyu muntu ni umukozi w'Imana? Nangira guteranira muri Zerafati hari muri 2020 irangira, ngenda mbona ibitangaza bihabera, mbona uburyo abakristo baterana ndetse n'ibindi. Niyemeza kuba umukristo waho, ndetse yemwe naranahabatirijwe. Ikindi kandi mbihuje nuko arumbajije ku rugendo ndwara nari nagiye gusenga n'ubundi bisanzwe, ngenda ndwaye. Of course nari navuye kwa muganga babuze indwara, bampa imbago ngira ngo nayiguze bisanzwe kuko nkoresha rama, n'ubundi nayiguze bisanzwe yo ntago bari bayimpaye. Ngenda nk'umundi mukristo ugiye gusenga, ndabyuka ubwa mbere nagiyeyo, Imana ntiyamunyereka, asengera abarwayi turataha. Ubwa kabiri nsubirayo, aravuga ngo abafite ikibazo cy'uburwayi nibaze. Nanjye ngi imbere, twari nk'abantu bagera muri 80, turasenga, arasenga. Turangije tutangiye gusubira inyuma ngo dusubire mu byicaro, nibwo yavuze turamupapa uri inyuma hariya w'imbago nazi, nibwo yatangiye kumvugaho. Icyo gihe abikubwira ntago mwari muziranye, ni n'ubwa mbere wari ugeze muri iyo church? Icyo gihe nari nsanzwe materanira bisanzwe nk'umukristo. Nari mwarigeze muvuganaho na rimwe? Ntago twarigeze tuvuganaho na rimwe, nta bundi buryo twarahuye. Ni nk'uko umuntu aterana muri church bisanzwe, kandi atari ukuvuga ngo musanzwe muvugana. None watubwiye ko wakoraga protocole muri Zerafati. Uriya mu mama uri kumushinza ko yamwambuye miliyoni 10, aza wari uhari? In advance mbere yo ntago nari mpari, ariko byanze bikunze yari umukristo, nkuko hari amakuru numvishe yari umukristo n'ubundi wa Zerafati. Ibyo ngibyo ntago nabihamya kuko nta makuru mbifitiye. Wowe wakoraga muri ririya torero ugendera mu uyu munsi baryambuye ubuzima gatozi, ntago rikiri itorero ryemewe hano mu Rwanda. Wowe nk'umukristo ni iki ugendera uvuga ko biriya bintu babikoze? Se n'ibintu mwe muri kuvuga ko ari ubwesikoro, ko na YouTube channel ari kubeshya, ese mwe hari ikindi kintu mubona kibyihishe inyuma? Wenda hari ukuntu mujya mubibona cyangwa mubyumva abantu bakavuga ngo pasiteri runaka bamugambaniye bitewe n'impamvu runaka. Mukanya nibwo nari ndi ku Gihe banditse inkuru ivuga ko hari n'ikibanza ngo ukuntu ngo yaguze ngo nacyo gishobora kuba kiri mu biri gutuma bamushyira muri zino manza, bamushinza ibyaha birimo ubujura. Akenshi abakristo cyangwa se n'abandi bantu babaye muri sosiyete runaka babanye, hari igihe umwe ashobora kugira gahunda runaka n'undi akagira gahunda runaka, ugasanga ntago twese tubimenya. Ariko ku bw'icyo kibanza bavuga ni nk'uko nanjye nshobora kubyumva, nta makuru mbifiteho, ariko icyo nahamya ko nuko bigaragaza ko byanze bikunze haba harimo uburiganya bwo gushaka kubeshyira cyangwa se guhohotera umushumba wacu, kandi nyamara arengana. Tukiri kuri Harerimana n'umufasha we nawe ubu tuvugana bafatiwe rimwe, bose bari mu maboko y'ubugenzacyaha, ariko umufasha wiwe arashinjwa gukangisha ifoto y'ubwambure. Biriya bintu kuba mama pasiteri n'ubwa mbere mu mateka nshobora kuba numvishije inkuru ivuga ko mama pasiteri ari gukangisha umuntu ifoto y'ubwambure bwiwe. Uratekereza ko byaba byaragenze gute kugira ngo iriya foto umumama pasiteri ayibone? Nk'uko rabikubwiye, akenshi hari ikintu umuntu ashaka kumenya undi ntakimenya. Ngewe nta kintu mbizeho ku bijyanye n'amafoto y'urukozasoni yaba yaratanga. Ariko biravugwa ko ari cyo cyaha bari kumushinja, nk'uko umuvugizi wa RIB yabitangaje. Nk'uko yabitangaje, akenshi hari igihe duharira inkiko zigakora ubushishozi bwayo ndetse n'ubugenzuzi, kandi turabyemera ko
inkiko akenshi zitabogama, hari naho zishobora kubogama. Ntekereza ko kubera ko nta makuru mbifiteho, byaba byiza turetse tukareba icyo urukiko rwagaragaza, kuko nanjye nta makuru mbifiteho. Ariko nawe urabizi n'uwo mama pasiteri uramuzi, umuntu ukora protokole muba hafi bya buri munsi, uko aje mu itorero uramubona, muranavugana. Of course ntago waba ukora protokole ngo aburi kukuvugisha. Wowe icyo kintu uragitekereza gute kuri mama pasiteri? Biramutse bigaragaye cyangwa se bigaragajwe n'inkiko ku bimenyetso runaka, turi abantu nakumva ko byaba, ariko yaba ari skandale, ariko twebwe nk'abakirisitu, nk'abantu bizera Imana, nk'abantu basenga, tubona ko ntago byari binakwiye ko n'icyo kintu cyabaho. Yaba ari skandale for real. Nk'umukristo wasengeraga muri ratorero, uyu munsi rikaba rihagaritswe, n'ubuye buzima mufite? Ese muri gusengera he? Nk'abakristo hari ahantu muri kugera mugahura? Ese pasiteri wanyu muri kumusengera gute? Mu by'ukuri muri iyi minsi insengero zirafunze nyinshi. Akenshi haba mu ngo zacu turaterana tugasenga, mu miryango ushobora no gutumira umuturanyi tugasenga, tugasoma Bibiliya, tanto wenda umuntu akareba n'utuntu dutandukanye tuvuga ku bijyanye n'iyobokamana, cyane ko nimba insengero zifunzwe kandi akenshi bitewe n'ukwemera. Urabizi ibintu by'ukwemera ni ibintu biba bigoye. Umuntu gusengeraho uko abonye yaba ari ugupfa kugenda. Turavuga tuti byibuza tubanze turebe ko ikibazo cy'umushumba wacu gikemuka, uko cyakemuka kose bazafatwa nyuma. Ariko nk'ubu ni ugusengera mu ngo zacu bisanzwe, cyangwa se ukaba hari nk'undi mukristo wo mu rindi torero muziranye akagutumira. Ntago abantu banga ubutumire, iyo ubonetse urajya ugenda ugasenga nta kibazo. So wowe nk'umukristo wanakoraga protokole muri ratorero, iki cyaha kiramutse gihamye ajaharira Imana, wabifata gute? Wabyumva gute? Se nta bandi bantu waba warigeze wumva bavuga ko uyu mupasiteri basengera ku giti kiwe akabaka amafaranga? Rubanda rwo ruvuga byinshi, ruvuga ibyarwo. Baramutse bahari ntabo ndabona, ariko njyewe ngendeye ku buhamya bwanjye nabikubwiye, unabishaka wareba na video ya Holy Church, ya Zerafate Holy Church, cyangwa se ukareba kuri YouTube ya Harerimana J Bosco. Byari mu kwezi kwa 9 umwaka ushize 2023, ansengera nkabohoka mu rusengero ndetse n'imbago nkayita. Yewe naye naje ntabasha no guterura umwana wanjye, nta hantu heruye umuhungu wanjye Joshua. Ni bimwe mu bihamya bingaragariza. So abo bantu rero nkuko warumbajije, nta makuru mbifiteho, gusa akenshi biba ari ugusebanya. Ngira ngo abantu bagira imbere yuko isi igenda itera imbere muri ibi bitandukanye, nuko abenshi bitewe n'imyumvire y'abantu batabasha kumva icyo Imana ikora. Kuko nk'ubu ngubu yatangiye ari muri ADPR, kubera ibitangaza, kubera ibihamya Imana imukoresha, ntibabyumva. Nanone nkagaruka no ku kintu bavuga ngo ni church yagize akarima ke. Nimba ari initiative yatangije, akaba hari ukuntu hahagaze mu murongo ndetse w'Imana, ikagira no gutya ikamukoresha n'ibihamya bikagaragara. Ngira ngo ni kwa kundi ngo umuntu abura icyo atuka inka ngo dore icebe ryacyo, igicebe cyayo. So kimuhamye, iki cyaha kimuhamye, wabyakira gute nk'umukristo wasengeraga hariya? Se ntago waba ashamed? Wenda nk'abana bakubona ku ishuri nk'uko watubwiye ngo uri umurezi, abandi baturage mu muhanda bakubonaga muri church uri gukora protokole, ntago nawe wagira kuba ashamed yo kuba warafatanije nawe mu murimo mwitu w'Imana, ariko icyaha kikamuhama ko yaba ari I may not look ashamed because iyo urebye ibihamya Imana imurimo, Imana iby'umukoresha, ngewe nuko ari iby'amategeko nzamugwa inyuma. Kandi ikindi kabone nubwo byamuhama, amategeko azubahirizwa. Nyine ni ikintu twemera, buri itegeko ni ikintu kitoroshye buri wese agomba kubaha, ariko isaha n'isaha tuba tuzi ko n'ubundi cyaba cyose aba ari ku mugambi w'Imana. Gusa nizera ntashidikanya ko iki Imana yavuze kizasohoka kandi bakamurekura, turabyizeye. So tugana ku musozo, hari akantu kamuvugwaho ko yaba gikuzimu, zirambaraga ngo yaba zikura ikuzimu. Bamwe baravuga ngo n'ubutekamutwe, abandi ngo zirambaraga ngo zikura ikuzimu, abandi bakavuga ngo ni amaprank abayapanze n'abantu.
ngo bamubona mu gakinjiro yagiye kugura imbago. Ziriya mbaraga wowe urahamya neza ko ari imbaraga z'Imana koko? Njyewe nabikubwiye, ni imbaraga z'Imana imukoresha, ndi umuhamya wo kubyemera. I say and repeat. Nanyuze muri MRI icyuma gihenze muri King Faisal Hospital, ibitaro twemera hano mu Rwanda, maramo isaha n'igice, iminota 90, babura indwara n'imwe. Kandi ntago njyewe nkina comedy, nari nagiye gukina comedy, sinamfata imbago njyewe nkina comedy. Ndi umurezi w'igihugu imyaka 15. Ntago ibyo ni ibintu ni ibihamya byivugira. Tujye kubona results za muganga barambwira ngo wasanga ari uko ntakoresheje kine banyandikira imbago. Aransengera imbago mu rusengero, video zirahari, imbago ndayisiga ndataha. So rero ahangaha yaba nagatera nzamba ni ibintu byo mucengira aho ngaho utamenye uko bihagaze, ariko uyu mugabo afite Imana. Kabone nubwo bamukatira zirafate n'ubundi wabigeze kumbaza ngo byagenda gute. Twanarwana no kuba natwe twashinga tukagendera kuri icyo gitekerezo yazanye, ku buryo twabona natwe ubuzima gatozi, kuko byanze bikunze icyo standard leta yashyiraho twashaka kuhura nacyo mpaka zirafate igumye ikaba zirafate. So tugana ku musozo, gira ubutumwa waha abantu badukurikira kuko ni benshi cyane. Hari abo yasengeraga ku ma video call, hari abazaga muri church, hari n'ababyumvishe, hari n'abajyaga bamwumva. Gira ubutumwa waha abantu badukurikira muri rusange. Bantu b'Imana mukurikiye iyi video cyangwa se mukurikiye ubuhamya, icyambere nuko tureka umwami Yesu akamamara. Cyo nicyo cyambere, yaba ku uwizera Imana, ku bijyanye n'ukwizera uko ariko kose umuntu yaba afite, byanze bikunze ntago twahanutse nk'ibivejuru. Hari uko twabayeho, hari iyo mu ijuru itureberera. Nimba rero hari ukwizera dufite gutandukanye, hari ukuntu ushobora kumva ibintu n'undi akabyumva tukabyumva uko bigize gute bitandukanye. Ariko iyo tuvuga gusenga Imana, ni Imana imwe duhuriyeho, Imana imwe rukumbi. Rero hari abagenda bavuga bati wenda bimeze gutya, haba hari nkuko wari ubivuze ngo gahunda yo kugikuzimu, ngo ese ngo ubundi ngo izirambaraga ngo azikura he. Kabone nubwo byaba bitabaho, kuko umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu, kabone nubwo byaba bibaho. Ngewe nkurikije Imana imurimo imukoresha, ivuga ikora bigakoreka, ikagaragaza n'ibihamya. Uzambabarire ugaragaze iyi video ndimo nkira, ugaragaze amafoto. Ngewe dedicated, ndi mwarimu imyaka 15, ntago nyobewe icyo igikorwa cy'ukuri cyari cyo n'ikitari cy'ukuri icyari cyo. Rero reka bitewe n'ukwemera gutandukanye, buri muntu ku Mana yizera ayizereye yego, ariko narebe n'ibihamya, ibintu bikorwa bifatika. Icyo ngicyo cyuko ngo akura ngo imbaraga ngo muri Nigeria ngo ikuzimu, haramutse habaho wagenda nawe ukareba nimba wahirwa. Ariko se ho hatabaho, cyangwa se izo mbaraga zo zihari zizakora nk'ibitangaza, nkuko Bibiliya itubwira ko no mu mizo ya nyuma abantu bazakora ibitangaza mu izina rye bakamwitirirwa. Wowe ahubwo genda urebe, ese gutandukanye ubeshya n'utabeshya n'ubuye kukwemera kwa mbere yuko ufata umuntu ukamushyira hari hanze ukavuga ngo akura imbaraga ikuzimu agira gute. Ngewe byarankoreye nzamugwa inyuma, nari ngiye gusiga umuryango wanjye habi. Nimba umuryango wanjye ubeshwaho nuko nahagurutse cyangwa na madama agahaguruka, mfite I have 3 kids, I'm genocide survivor. Mu muryango w'abantu 11 nasigaye ndi umwe, mbyaye gatatu, tubaye abantu 5, abana 3, nanjye no madamu. Nukuvuga ngo ni ngewe uvuga ngo umuryango wanjye hari uko nkuhagarariye, n'ukwemera kwanjye bihuza n'ukwemera. Rero biterwa n'iki umuntu we yakwita ukwemera kwe cyangwa se icyo yita imbaraga z'Imana. So birasaba ko dusomana cyane Bibiliya, na kera na kare abakozi b'Imana bararwanwaga, kandi ibi ntago ari ubwa mbere bibayeho. Murakoze. Rero nkuko mumaze kubyumva mwe mudukunda Urugendo Online TV, ubu ni ubuhamya bw'umwe mu bakristo basengeraga muri Zerafat Old Church, akaba tubwiye urugendo rwiwe uko yagezemo hariya, tubwiye ko yagiyemo
arwaye yaraciye muri CHK bananirwa King Faisal babura indwara ageze hariya arakira ngo n'imbago yiwe iri muri church nawe yayisizemo. Rero uyu munsi kuri izi tariki 29 twaje kureba kumva urubanza rwa Jean Haririmana ushinjwa ubujura nkuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje. Hano rero turi ni ku rukiko nkuko twatangiye tubikubwira, twese dutegereje ushinjwa ko agezwa ku rukiko, tukaba tugeze ku isaha y'isanye n'iminota 11 twese tumutegereje. Abantu ni benshi, kamera zose z'umujyi wa Kigali ziri hano, abantu bose bategereje kumva urwo rubanza. Reka dushimire cyane umutangabuhamya wacu. Asante sana, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi tureke umwami Yesu akomeze yamamare. Murakoze. Rero reka tubashimire cyane, ngiye n'ubundi nkuko bisanzwe bizi nitwa MC Bogari, iyi ngiyi ni Urugendo Online TV, turabakunda cyane.